Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa gatandatu mu minsi 28 twihaye yo kwimenyereza umuco wo gushimira ibyo dufite kugira ngo bidufungurire amayira y'ibindi byiza byose twifuza. Iyo minsi rero 28 tuyikesha agatabo The Magic ka Rhonda Byrne. Rwose atubwira ko gushimira ari ibintu byiza cyane, ari umuco mwiza cyane udufungurira amayira yo kwakira ibindi byiza, akatwibutsa ko iyo tuganya burya, iyo twinubira ibyo dufite, ko bifunga imigisha yacu yose yari kutuzira. Uyu munsi rero wa gatandatu hari ibintu byitwa nyine birakora nk'ibitangaza. Ubwo niyo nsanganyamatsiko yacu uyu munsi dufite, birakora nk'ibitangaza. Ibintu byose ushizeho umwete, ibintu byose ushizeho umutima, hamwe na rya jambo ryo gushimira urakoze ku bintu dufite, ni ukuri birakora nk'ibitangaza. Imigisha iza yirukanka idusanga mu byo dukora byose. Aratwibutsa niba ugiye gukora akazi, mu kazi kaba kari ko kose ukora, waba uri umuhanzi, waba ufite business yawe, icyo ari cyo cyose gikore, sunika, upushinga, ugeze kure kugeza ibintu byawe bikunze. Niba ufite inzozi zawe, kora zikoreho kugera ibintu byose byemeye, ushyiremo ingufu pe, uhatirize nturekure. Kandi muri uko kubikora nyine ujye wibuka rya jambo ryo gushimira buri kanya. Uko ushimiye niko burya n'ibintu byawe bigenda neza. Twibaze nyine, urabona nk'uko nguko ubona umuntu avuka mu muryango ukennye utifashije, ariko ukabona yaravuye umuntu w'umusitari, ukabona yaravuye umuntu w'umuyobozi ukomeye, yavuyemo umuperezida, yavuyemo iki, nta kindi ni cya cyizere aba yifitiye, avuga ati nubwo mvuka ahangaha, nubwo iwacu bitameze neza, ariko njyewe inzozi zanjye ziri hariya, ngomba gukora kugeza ngezeyo, ngomba gupushinga kugeza ngezeyo. Uzarebe nk'umwana mu ishuri, yenda urugero twatanga, umwana akaba yifitiye inzozi mu mutwe wiwe, akavuga ati wenda njyewe ngomba kuzaba ikintu runaka. Icyo kintu wenda kukiba nuko kugira ngo baguhereze iyo section nuko bisaba ko uzi imibare. Hari abantu benshi bavuga ngo imibare yarananiranye, imibare rwose ntiyinjira mu mutwe, ariko kubera ko aba afite izo nzozi ze, akavuga ati imibare ngomba kwihatiriza mpaka igiyemo kugira ngo nzagere ku cyo nifuza. Kandi bigakunda, hamwe n'igihe no gukomeza guhoza washyiraho umwete, ibintu bigakunda. Nawe rero niba ufite ikintu ukora, niba ufite ikintu ukunze, niba ufite ikintu ushaka kugeraho, sunikiriza, kora, byikwanga uyu munsi ngo urekere aho ngaho. Komeza upushinga, komeza uhatirize kugeza ibintu byawe bikunze. Hari igihe nk'abantu wenda bakora ama business amwe, bakora utuzi tumwe, ukabona umwe birimo biragenda, undi ntibikunda, kandi pe ntako atagize, ntako atashizemo imbaraga, yakoze ibyo ashoboye byose kugira ngo nawe ibintu bye bigende. Burya ba bantu nta kintu kibatandukanya. Uriya wo bitagenda babonamo byashimwe, babonamo kwa kwishima no kwishimira nyine ibyo afite, ugasanga arakora aganya, ntibigenda, ariko undi arakora agasunikiriza, ariko akashyiramo n'ijambo ryo gushima, akavuga ati urakoze Mana ko uyu munsi bigenze gutya, urakoze ko uyu munsi umbashije noneho no gutuma mbona n'iki gitekerezo cy'ukuntu nabigenza. Rero tujye dukora dushima ibyo dukora byose mu kazi kacu kose. Ntuvuge wenda niba ukorera umuntu, cyangwa se niba waba wikorera ngo ujye hari uvuga ati ndakora uko mbishaka, bose ntari kundeba, ndacungana n'amasaha gusa. Ntabwo ibyo bintu pe byakuzanira umugisha mu kazi. Kora nkaho ufite boss uguhagarariye, nkaho umuyobozi wawe ari kukureba ukora, kandi ujye wibuka no gushima mu kazi kawe kose. Wibuke use naho wimagine uvuga ati muri uko gukora kwanjye reka mvuge ko hari umuntu uri kundeba, uri kugenda yumva amashimwe ntanga ko nishimiye akazi, ko nishimiye akazi. Noneho ku mpera y'umunsi uvuga ati se ni inshuro zingahe mbaruye nishimiye akazi kanjye uyu munsi. Izo nshuro nuzumva nyine uko ushimira cyane mu kazi kawe, ni nako nyine kagenda karushaho kugenda neza. Rero dukomeze twige gushima uyu munsi. Umukoro dufite no gushima byibuze inshuro nyinshi zishoboka uyu munsi. Uko utangiye akazi kawe, utangiye wenda mu gitondo ugiye kujya ku kazi, kwiborosa uri gushima Imana, kugenda mu nzira uri kugenda wishima, nyine wumva ko nyine ugiye ku kazi kagushimishije. Mu kazi uri gukora ugenda ushima. Niba ufite abasekreteri bagufasha, ushimire Imana ko ufite abantu batuma akazi kawe koroha. Ushimire Imana ko ufite umuntu wakuzaniye ibiryo ku kazi. Ushimire Imana ko ibintu byose ugenda ushima mu kazi kawe, kuva ugatangiye kugeza ugashoje,
uzareba impinduka bizakuzanira, bizatuma ugakunda, ibyiza byose bizaza bigusanga kandi kagende neza. Umukoro w'uyu munsi rero turafata bya bintu byacu 10 nk'uko bisanzwe, dushima Imana, noneho niturangiza kubivuga kimwe ku kindi, nyine dushimira Imana ko ibyo bintu yabiduhaye kandi ko twabashije kubigeraho. Ikindi reka mu kazi dukora uyu munsi, niba ufite akazi, niba utagafite umunsi uzajya kugakora, uzajya uvuga ati hariya hari umuntu uri kugenda ubarura uburyo nishimiye akazi, uburyo mfite ishimwe ry'akazi ndi gukora, uko ugenda ugakora uvuga urakoze Mana, urakoze, iki kiratambutse, urakoze, umukiriya arinjiye, urakoze kubw'umukiriya. Ibintu byose ugenda ushima uvuga ati uriya muntu uri kumbarura amashimwe no gutanga ku kazi, nimugoroba ninjya gutaha ndasanga lisiti ireshya gute. Uko lisiti ireshya twarabibonye uburyo wishimiye ibyo ukora, ni nako bizana umugisha ungana nuko wishimye. Gaho rero dushime cyane kugira ngo haze kwinjira ibintu byinshi. Ikindi nanone ntiwibagirwe mbere yo kuryama, ka kabuye kacu k'ibitangaza, mu yandi magambo ni nkaho utakwibagirwa kuryama udasenze, udashimiye Imana ku byiza byakubayeho uwo munsi. Ndabakunda rero, reka uyu munsi turangiriza ahangaha, ubwo nahejo n'ikiganiro cyo ku munsi wa 7. Mukomeze mwiyandikishe kuri YouTube kugira ngo n'andi mavideo mbafitiye meza atazabacika, kandi mukomeze mubisangize n'inshuti zanyu. Turi kumwe naho ubutaha.